Bavandimwe muraho neza, uyu munsi ndabazanira inkuru yihariye yibanda kwitegura irushanwa rikomeye mu magare rizabera hano mu Rwanda. Igikombe cy'isi cy'amagare 2025 rizabera i Kigali kuva ku tariki ya 21 kugeza ku ya 28 Nzeri 2025. Iri rushanwa ni amateka akomeye kuko ari ubwa mbere rizabera ku mugabane wa Afurika. Abakinnyi baturutse ku isi yose bazaba mu Rwanda, mu murwa mukuru wa Kigali, twerekana ubuhanga, imbaraga no guhatana ku rwego rwo hejuru. Igikombe cy'isi cy'amagare 2025 kizabera i Kigali. Abakinnyi bazakorera umuhanda uzwi nka izina rya Kigali ufite ibirometero 15 n'igice buri gihe. Abakinnyi bakuru mu bagabo bazakora ibirometero byinshi, harimo n'umusozi uzwi cyane witwa urukuta rwa Kigali. Ni inzira izamuka cyane izajya suzuma ubudahangarwa bw'abakinnyi. Umurwa wa Kigali uherereye ubutumburuke bwa metero 1850 hejuru y'inyanja. Bivuze ko abakinnyi batamenyereye kuzamuka mu misozi bashobora kugorwa no guhumeka. Ngombwa rero kwitegura umubiri mu buryo bw'igice cya kabiri, mu buryo bw'imyitozo. Intego: ese wifuza za mu ba mbere? Ese intego yawe ni kwerekana ubushobozi? Intego niyo igenewe imyitozo yawe. Kwiyongera imbaraga igihe kirekire. Tangirira urugendo rurerure ariko ku muvuduko worohera, amasaha 2 kugeza kuri 4. Ya gatatu: kwiyongera imbaraga zihuse, siganwa minota mike ku muvuduko mwinshi. Karuhuka wongera, uzamuka umusozi inshuro nyinshi wongere usubire hasi. Ya kane: kwitoza amasaha menshi. Buri cyumweru gira umunsi umwe wo gukora urugendo rurerure cyane, amasaha 4 cyangwa 3. Imyitozo y'umubiri wose, kongera imbaraga mu nda, mu mugongo no mu maboko. Ya gatandatu: kumenyera ubutumburuke, uza kwitoza mu misozi cyangwa i Kigali mbere y'irushanwa kugira ngo umubiri umenyere. Igice cya gatatu: indyo n'amazi. Icya mbere: mbere y'imyitozo cyangwa irushanwa ugomba kurya umuceri, ibirayi, ibigori, imyumbati, proteine, inkoko, amafi, ibishyimbo. Icya kabiri: mu gihe cy'imyitozo cyangwa irushanwa, amazi buri minota 15-20. Imbuto zoroshye, ibinyobwa byongera imbaraga. Icya gatatu: nyuma y'imyitozo, proteine, amagi, amata, inyama. Byibuze ukaryama amasaha 8. Igice cya kane: tekereza, kwiyemeza. Umukinnyi agomba kwizera no gukomeza guhatana. Icya kabiri: gucunga imbaraga, ntukoreshe ingufu zose mu intangiriro. Icya gatatu: kwigisha ubwonko, kumva aho uzazamuka, aho uzicara mu bandi, naho uzashyira imbaraga nyinshi. Igice cya gatanu: ibindi bikoresho. Igare black rigomba gukora neza, iminyururu isize amavuta, imipira itari ifite imyenge. Icya kabiri: imyambaro, umwambaro w'amagare, inkweto zabugenewe, ingofero y'ubwirinzi, uturinda intoki. Igice cya gatandatu: umwanya w'irushanwa. Icya mbere yo gutangira, kwishyushya iminota 30, kunywa amazi no kurya ibyoroshye. Icya kabiri: igihe cyo gusiganwa, gukurikira uko abandi bakina, kwirinda kwirukanka mu ntangiriro, kwibanda cyane ku rukuta rwa Kigali. Icya gatatu: nyuma y'irushanwa, kunywa amazi, kurya neza, kuruhuka. Bavandimwe, gutegura irushanwa rikomeye nk'iri bisaba amezi menshi y'imyitozo, indyo yuzuye, ibikoresho bikomeye n'umutima wihangana. Igikombe cy'isi cy'amagare 2025 kizahuriza hamwe abakinnyi b'isi yose Kigali, kandi kizatuma amahanga yose areba ubushobozi bw'Abanyarwanda. Ndizera ko iyi nkuru yabafashije kumenya neza uko umukinnyi yitegura irushanwa ry'amagare, haba mu myitozo, mu biribwa, mu mitekerereze no ku munsi nyirizina. Murakoze cyane. Wowe utarakanda subscribe, kanda kuri iyo buto yo hasi maze wiyandikishe kugira ngo njye mbagezaho n'izindi nkuru nziza cyane utaruzi. Murakoze cyane ko mwari muri kuvuga.